Ngoma ya Yesu fuza kuzaba ubwami butangaje sishidikanya ko sangiye kuza ufati kuza muza kwimana nawe. Haleluya 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 shidikanya ko Imana ihimbazwe. Reka baza nsabe no gusabisha mu minota bampaye. Reka baze nkore kiri ku mutima waje. Hari ikintu kuva ejo batubwiye amakuru y'umubyeyi wacu Revera Gasamba ko yarangije urugendo rwe. Hari ikintu cyampagaze ku mutima cyane. Nageze ahantu nohereza akawudiyo mbwira umuyobozi twari ko tuvugana mubaza atese ko amateraniro aracabaye kubera nariko numva byandushije imbaraga cyane, ariko reka mbasabe icyubahiro cyanyu muze turirimbe kivensi kazibiri gusa nitumara duhudumiye umwijima wacuze dusengera uriya muryango. Ntabwo yari umugabo w'umuryango we, yari umugabo w'abagabo benshi mu isi, mu muryango, mu gihugu, mu matorero. Reka dufatikanye n'abayumbe kozi w'Imana aza kudufasha muri ubu buryo turirimbe nitumara turanye Imana. Biri jambo ry'Imana zaratubwira ngo mubiriho byose nitubabara tunezerwe Imana. Tuza gufatikanya muri uwo mwanya kugira ngo numve ku mutima waje uruhuka. Dushaka turirimbe verse zibiri igitabo cyo muri Okovu tuvuga ngo wariye hudumu kwa pendo batamuhibite. Twibuka umukozi w'Imana nitumara tuje gusenga. Umukozi w'Imana araje kudusengera tumaze kubwiriza, ariko reka mbasabe mwese muze turirimbe iyo ndirimbo. Nushaka turirimbe verse zibiri gusa turamye Imana buke tumara dukoresha umutima waje bambwiye. Yes. Ababishoboye turashobora kuva hasi twese. Yes. Maisha katika dunia we Kama kupanda na kuvuna walio kwa mwili watavuna wapandayo katika mwili watavuna. Maisha katika ni kama kupanda na kuvuna. Apanda katika mwili atavuna uharibifu. Tukitumikia Mwokozi aiwe tutapata zawabu walio hudumu
reka dusenge imana mwigore kandi muhaguruke gatoya dusengere umuryango umukozi w'imana. Imana iwufashe ifashe n'itorero kugira ngo babashe gukomera muri ibi bihe bitoroshe. Imana ikomeye, Imana igira neza, uri Imana igihumuriza imitima y'ubwoko bwawe. Mana yacu, washimye ko uhamagara umugaragu wawe wagukoreye iyi myaka yose, wamukumbuye Mana, wamuhamagaye nawe yitabye. Turagusaba muri uyu mugoroba twifatikanyije n'abandi benshi hirya no hino Mana, kugira ngo utange ihumure mu mitima y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Komeze gutanga ihumure mu muryango, komeze gutanga ihumure mu rugo rwe, komeze gutanga ihumure mu nshuti ziwe, komeze gutanga ihumure mu itorero yarashumbye mu izina rya Yesu Mwami. Yesu Kristo, ijambo ryawe riravuga ngo mu isi si iwacu, iwacu ni mu ijuru, aho niho dutegereje umukiza kuzava, ukaza guhindura iyi mibiri yacu ukayishushanya n'ubwiza bwawe Mwami. Tanga ihumure mu muryango, tanga ihumure mu nshuti, tanga ihumure Mwami mu itorero mu izina rya Yesu Kristo. Utanga ibyiringiro bizima mu izina ryawe Mwami, wunamure imitima yabo, uyireme mu ibyiringiro bizima mu izina rya Kristo. Uyu mugoroba Mwami, ugenderere ubwoko bwawe, ubuhezi ihumure, ubuhezi ibyiringiro bizima, yuko umunsi umwe tuzamubona, yuko umunsi umwe tuzabana nawe iteka ryose Mwami. Komeza kugenderera Mwami abo bantu bose, ubareme mu ibyiringiro bizima, kandi ukomeze ubwoko bwawe kandi ubugire neza. Turagushima kuko uri Imana, turagushima ko uri kumwe natwe, turagushima yuko ari wowe ihumure ryacu. Komeza guhumuriza imitima yacu, urakoze ugize neza, habwa icubahiro muri byose kuko uri umukiza wacu, ni mu izina rya Kristo Umwami wacu, amen.
badufashe badusomere igitabo cy'itangiriro igice cya 37 no kuri 5. Nanone arasubira asome Zaburi 119 no ku 9. Itangiriro 37 no kuri 5 na Zaburi banza some itangiriro. dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Yosefu arota inzozi zirotora bene se barushaho kumwanga. Amen. Amen. Subira dusomere Zaburi 119 no kuri 7. Zaburi 119 no kuri 7. Zaburi 119 umurongo wa 7 haravuga ngo nzagushimisha umutima utunganye nimara kwiga amateka yawe yo gukiranuka. Amen. Turashimira Imana duhaye umugoroba mwiza, umugoroba ubaye ibyishimo muri twese babonye uyu mwanya ndetse n'abandi batari hano ariko baba bakurikirana amateraniro. Imana yaduhaye uyu mugoroba mwiza kugira ngo tubashe tuyinezererwemo. Imana yabidukoreye ihabwa icyubahiro. Ubwo turi mu bihe bigoye biruhije ariko dufite ibyiringiro kuko tuzataha ijuru. Semeni haleluya. Imibiri izayikanga, imitima ihorana itimba, ihorana igisebe, ikibazo kibaye, ibintu byose biruburuka ariko ndashima Imana ko Imana ari Imana. Semeni haleluya. Imana ni Imana izikora icyo yishakiye yonyine. Uzi yikoma mu nkokora, si umugabo wovugirwamo, si umugabo wotungirwa urutoki, umugabo wosaba inama. Ni umugabo wihagije akora icyo ashaka mu gihe cye. Semeni haleluya. Imana yatugiriye neza tukaba duteranye. Imana ihimbazwe. Hari indirimbo nasanze baririmba bavuga ko Imana ari iziduheza amahoro asesuye mu mitima yacu nubwo turi mu bibazo. Bya byishimo biza bituma turenga ibibazo ngo bigatuma tugendera mu butsinzi. Semeni haleluya. Nukuri nta kindi kintu kiza gihesha amahoro mu bantu usibye Imana gusa na Yesu Kristo waduhaye ayo mahoro. Semeni haleluya. Imana ishimwe by'ukuri kuko twongeye kandi kunezerwa. Ndabishimiye Imana yabikoze. Ndashimira umuyobozi twakomeje kuganira. Kozi b'Imana ndagushimiye cyane. Ntabwo turagera ahantu zanumva ntazogera ahantu cyangwa ngongera ndagera ahantu cyangwa nzagera ahandi hantu bizatuma umuntu ushaka ko tuvugana atutuvugana. Sinzi nimba amenye kubisobanura neza. Ntabwo ndagera ngeze ahantu cyangwa ntabwo nzagera ahantu bituma umuntu wese wumva ko tuganira, wumva ko tusabana, wumva ko dutaramana bizokubuza. Ni umuntu uciye bugufi cyane kandi iyo mbonye umugambi w'abana bacu b'abasore nibyo nza numva mpesheje agaciro cyane. Semeni haleluya. Aba nubwo muzakanira ngo turaranwe muri veye tayari. Tayari pe. Umuntu wese uzumva ko ashaka ko tuganira ko dutaramana uzifuza wese tuzabane mu gitaramo. Amen. Ndagushimiye Imana yamujije guhumugisha. Mukaba mwarabonye kuko ari ngombwa ko tubana. Ndabashimiye. Narakongera ngo none ni korari ya hano gusa ariko se narinzi ko ari ubumwe bw'igitaramo mugize amakorari ariko nageze muno sanga ari itorero na amateraniro yose yuzuye. Turi kumwe n'umushumba w'Imana, mushumba ndamushimiye. Twabanye mu bitaramo kenshi. Ndashimiye kuko mugihagaze mu murimo w'Imana kandi ndagushimiye kuko mwakomeje kubana n'abana, mwakomeje kubereka inzira yo gukiranukira Imana no gukorera Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu bakuru bafite ibyo bazi, bafite n'ibyo babonye, bafite ibyo bagezeho ariko abasore bacu hari ibyo tutarageraho. Niyo mpamvu za ngendana umutwaro w'abasore gasubira nkagendana n'umutwaro w'abagore. Amen.
cyo kintu zanumva ngira umutwaro wabyo cyane mukaba mwabonye ko ari ngombwa hari abavuga butumwa beza babizi cyane babahanga bari hano ariko mukaba mwampesheje agaciro muri uyu mugoroba kugira ngo tubane Imana yamwijirwa umugisha ciye bugufi by'ukuri kandi ndabiyegereje ndi kumwe n'abantu benshi twabanye iriya turi n'abandi mwese maze kubamenya ndashima Imana ko turi kumwe n'abaririmbyi bacu Maserafi uyu ni umwana twareze iwacu bubira kandi ndashima Imana kuko Imana yatugiriye neza abana bavuye iwacu babaye abagabo ko bagiye ndashima ko Imana yaduhaye ababyeyi nubwo baba badusiga ariko ndashima Imana kuko Imana yaduhaye ababyeyi batureze neza hari umuririmbyi wo gushimisha zarimo aravuga ngo turashima Imana kuko twavukiye ku ngoma y'umwami wacu Yesu Kristo ngo baduhaye n'ababyeyi ngo batureze neza samani haleluya oh haleluya batureze neza ndashimira Imana kuko tutabaye ibikuri aho abana bose bavuye ku kimanga n'abagabo bizewe n'abagabo botuma n'abagabo bo kwizera guhamagara mu murimo w'Imana ndashimira Imana kubana n'abamwese wanda tundaguye amazina amakanisa atandukanye yo gutsodukurira mu gitaramo ndabashimiye cyane mwese mwaje ndashimira Imana kuko Patrick ndashimira Imana kuko Imana yagufashije kugira ndashoboye kuvugira aha ibisigaye zabikora semeni haleluya reka tuganire ijambo ry'Imana umwanya mutoya amasaha yagiye turihangana kandi sinigisha nk'umuntu mukuru ndigisha nk'umusore haleluya 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 tuzamurira Imana yacu cyubahiro haleluya haleluya nkunda gukorana n'abaririmbyi n'abayumbe mwifashishe ama mikrofone nkunda kubwiriza nta ndirimba kandi turakomeza muri iriya verse yavuze ngo ucatu mashimwe yuzuye hari igihe tuzatugera ngo tukaba mu mashimwe tuzuye ariko icyatumye Imana itindisha biriya uziba mu muryango wawe ibyawe ni ukugira ngo Imana ibidutindishemo ugituremere amashimwe yuzuye haleluya samani haleluya 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 amen Imana ibahe umugisha amen tuganire ijambo rivuga ngo ubwiza bw'umusore kandi Imana ishimwe kuko Imana yampujije n'uyu munsi twatwibuka umubyeyi wacu barayidusize ariko Imana ikabona ari ngombwa kuko tugomba gutaramana namwe abasore tuvuga umwanya mutoya umusore ubwiza bw'umusore n'imbaraga z'umusore turaza kurangiriza ku ijambo rivuga ngo ibanga ryo guhesha kuba umusore ushimwa n'Imana ugashimwa n'abantu samani haleluya haleluya samani haleluya haleluya biri ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ijambo izivuga ngo ubwiza bw'umusore ngo ni imbaraga tuvuze ijambo umusore ni ijambo tuzi twese twumva samani haleluya haleluya ni ijambo ryumvikana riba mu bwenge no mu bitekerezo niyo myaka turimo niyo myaka twadukoreramo imirimo y'Imana iyo tuvuze ngo umusore nta bindi busobanuro cyane tujamwe kubera umwanya bagiye ngo tuvuge ngo si umusore ninde birahari igisobanura umusore uwo ari we ariko reka tuvuge ubwiza bw'umusore samani haleluya haleluya ubwiza bw'umusore ntabwo ari ukwambara neza natikanyijemo ubwiza bw'umusore ntabwo ari uburanga ntabwo uri muremure cyangwa uri mugufi ubwiza bw'umusore ntituvuga ngo uri inzobe cyangwa urirabura cyangwa ufite amafaranga cyangwa bagiye muri Amerika cyangwa ufite imodoka ibyo ngibyo sibyo dutinda ibyo ngibyo ni inyongera ibiri ijambo ry'Imana zaravuga ngo mbere yo kugera ibyo byose ngo tubanze dushakishe ubwami bw'Imana nituba mu bwami bw'Imana nidutibuka mu bwami bw'Imana ibyo byose tuzabihabwa kubera ni uburenganzira bwacu kubisaba kandi ni uburenganzira bwacu Imana kubiduhereza samani haleluya haleluya bana wacu tubana we amen 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 turavuga ngo ubwiza bw'umusore si ibigaragara inyuma kandi ubwiza bw'umusore ntabwo ari ukuvuga ngo wize neza cyangwa ntiwize neza ariko ikizakugira umusore mwiza Patrick n'uwuzaburiwe ejo amen amen n'uwuzaburiwe ejo apana umusore wa none uwuzaburiwe ejo ikizakugira umusore w'ejo kizakugira umusore w'ejo
kizatuma ugira iherezo ryiza, ugasiga amateka mu muryango, ugasiga amateka mu itorero, ugasiga amateka mu gihugu, ugasiga amateka mu bwoko. Bunyina ko turavuga pastor nuko yabaye umugabo w'abagabo benshi, asiga amateka mu miryango akomeye. Nawe kizatuma uba umusore ukusa ntabwo ari wo musore mwiza, uko tumeze ntabwo ari byo bigaragaza ubusore bwacu, ariko ubusore bwiza bushimwa n'Imana n'abo tuzababo turi bojo. Amen. Abo tuzababo ejo mu mateka yacu yesu, mu iterambere ryacu yesu, mu iyerekwa ryacu yesu, mu guteguza kwacu kw'ejo, nicyo kizatugaragaza umusore mwiza. Amen. Ijambo rya mbere zatuma uba umusore mwiza ni ukumenya Imana. Maze kumenya Imana gukugizana na Yesu Kristo, umusore mwiza uzagira amateka mu buzima bwawe ni ukumenya Imana. Semeni haleluya. Numenya Imana izakuyobora. Pawulo yaravuze amaze kwemera Imana, yaravuze ngo noneho si jewe uko mwamubona ntabwo ari je, urije n'Imana iri muri ngo nukubaha amategeko y'Imana, naco kizagufasha. Bibiri ijambo ry'Imana zaratubwira ngo amaso amaze gupfa Imana ibonekera Yoshua, iramubwira ngo Yoshua we, Mose umugaragu waje yapfuye, none ni wowe mbonye, kugira ngo ushorane ubu bwoko uzabugeza mu masezerano yawe. Ijambo rya mbere ngo nukubaha amategeko yanje. Amen. Ubaha amategeko yanje, ugenda uko ushaka, uza wumva icyo nshaka kukubwira aricyo ukora. Ubaha amategeko yanje, wumva icyo nshaka kubwira Yoshua we, nujyamo wumva ijwi, nuwicara wumva ijwi, mu bihe bikomeye wumva ijwi. Aravuga ngo nuwemara ukagendera muri aya mategeko yanje, aramwirahira aravuga ngo nzabana nawe, kandi ngo aho uzaja hose ngo nzabana nawe, aho uzaja nzaba ndi kumwe nawe, ngo nusha muri ngo tuzaje, kandi ngo nusha no mu mazi menshi ngo ntazakurengera. Haleluya. Kubaha. Ushaka kuba umusore mwiza uzubaha amategeko y'Imana. Nubaha amategeko y'Imana uzaba umusore mwiza wejo kugeza ushaje. Ikindi umusore mwiza, imbaraga z'umusore ngo nizo zizazimuhesha kuba umusore mwiza. Izo mbaraga zabo nyine Bibiri ijambo ry'Imana rizaratubwira ngo Imana yabonekeye Gideyoni, kandi yari umwana wo mu muryango muto cyane, ariko ngo Imana iramubonekera bwoko bw'Isirayeli ngo bwari kubugwana n'Abamidiyani. Gideyoni ari ahantu gusa yisariye ngo aho uburingano, ariko ngo Imana iramubonekera iramubwira ngo Gideyoni wa munyembaraga, ngo Gideyoni wa munyembaraga, ngo ngwino ni wowe mbonye kugira ngo uje gufasha ubwoko bw'Isirayeli ngo kuzagwana n'Abamidiyani. Gideyoni ngo arisuzugura, amaze kwisuzugura ngo Imana iramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana nzagukirisha Abamidiyani n'izo mbaraga zawe. Nzagukirisha Abamidiyani n'izo mbaraga zawe zingana. Izo mbaraga nyine Imana yaguhaye n'ubwo bwenge bwawe, n'izo mbaraga n'uwo mutima w'ubutwari Imana irabukeneye. Kandi Imana ntikeneye imbaraga zawe gusa, umuryango urazikeneye, igihugu kirazikeneye, n'itorero irazikeneye, n'Imana yaziguhaye irazikeneye. Aramubwira ngo Gideyoni ngo witinya, ngo genda n'izo mbaraga zawe nyine ukungana. Ni ukuvuga ngo ubusore bwawe, izi mbaraga zawe ngo nizo zo kugira umusore mwiza. Haleluya. Imana ihimbaze. Ndio. Imana ihimbaze. Iri jambo rikurikira rituma umusore mwiza. Haleluya. Bano ugufata igihe ukitekerezaho, wowe ubwawe ugafata igihe udahumuka, utihuta, ugafata igihe ukicara ukitekerezaho, ukitegereza uwo uriwe, ukitekerezaho ubwawe, ukamenya icyo Imana yakuremeye, ugatekereza ni ukubera ko Imana yakuremye n'ubwo busore bwawe n'izo mbaraga zawe n'ubwo bwenge bwawe. Nta bandi badafite izo mbaraga, nta bandi badafite ubu bwenge. Ntumuri zamubona ibidabira umusore mwiza ngo nukwicara kwanza ugafata umwanya ukitekerezaho ubwawe, ugatekereza ku buzima bwawe bw'ejo. Samani haleluya. Gafata umwanya utujije, gafata umwanya utujije, gafata umwanya utujije,
ugatekereza ku buzima bwawe bw'ejo, ukabifata ugatekereza ubuzima bwawe bw'ejo, ukavuga ngo se ko ndi umusore ejo zoba ndi iki mu muryango, mu itorero ejo zoba ndi iki. Ugafata umwanya uhagije ugatekereza ku buzima bwawe bw'ejo. Semeni haleluya, Hallelujah. semeni haleluya. Hallelujah. Reka dutambuke, amagambo ni menshi. Reka tuje ku mabanga, ibanga ryotuma ubu umusore mwiza ushimwa n'Imana. Semeni haleluya. Hallelujah. Ibanga ryo gufasha kugira ngo ubu umusore mwiza weje ijambo ryambare ngo nuko wabika ijambo ry'Imana ngo mu buzima bwawe. Bibiri ijambo ry'Imana zanatubwira ngo Dawidi ngo yaravuze ngo ma ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima waje kugira ngo tazagucumuraho wawe. Haleluya, 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 haleluya. Kugira ngo tazagucumura. Zagucumura. Semeni haleluya. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Rindi jambo rya kabiri ngo nukuba warakomeje kubi mu gicaniro, ngo nukuguma ku gicaniro ugakomeza igicaniro kikaba muri wowe patiri, tugisanga muri Karmeli, tugisanga mu Gatatu, tugisanga hane. Igicaniro cya gusa ubuzima bwawe uko buhorana mu gicaniro, wawe usenga Imana ivi ryawe kizatuma uba umusore wejo ngo nuguhora ku gicaniro gusa wawe ushaka mu maso y'Imana. Semani haleluya, nuguhora ku gicaniro. Muririmbyi aravuga ngo komeza ku gicaniro umuriro ntukazi. Umuriro ntukazi kizagituma abasore benshi bari beza nuko bavuye ku gicaniro, bava ku gicaniro, bamena amavuta. Kwibaza ko umuntu yabaye kwamubura, kwibaza ko uko bizamugenda uko bibura, ariko nuguma ku gicaniro bizaguhesha kugira imbaraga, bizaguhesha kwirinda. Yo ni irindi jambo rikurikira, umusore mwiza, ibanga rizatuma uba umusore mwiza weje ni ukwirinda. Ukwirinda baba, ukwirinda she kizatuma uba umusore mwiza. Ibanga kizari gutuma uba umusore mwiza weje ngo ni ukwirinda. Kwirinda icyaha, ukirinda irari, kwirinda gusambana. Bibiri ijambo ry'Imana ryatubwiye hariya twasomye Yosefu ngo yari umusore umeze nk'uko umeze, usa nk'uko usa, umeze nk'uko nyine umeze, niko Yosefu yari ameze. Ariko hari ibintu kabingaho biranga Yosefu. Yosefu ngo yari umwana, ise ngo yari yaramubyaye nyuma, ise ngo aramukunda, ngo n'Imana iramukunda imutona ku Mana. Nindi jambo rikurikira ngo nuko Yosefu ngo yari afite ibanga wenyine gihariye, yari afite ibanga n'isezerano diwa n'Imana ye wenyine yihariye, adasangiye n'abana nyina. Nicyo gituma yari ko yika hasi yasinzira ngo akamarota, yarota ngo akabitekerereza bene nyina, ya bene nyina bamwumva ngo bamamugirira ishari. Yajyamba gutyo ngo akabona inyenyeri ngo n'ukwezi nazikubita ngo akabibwira se, ngo akabibwira n'abene nyina ngo baba bagira akantu k'ishari. Ise ngo yegera ahantu karamubwira ati mwana wanje ibintu byose weretswe siko byose ugomba kubivuga. Oya siko byose ugomba kubivuga. Tio ibintu byose waraswe ntabwo ariko byose ugomba kubivuga. Hari wese ibanga ryawe udasangiye n'abandi, hari ibiri mu ibanga udasangiye n'abandi ngo bene nyina bama bamugirira. Twihute. Yosefu ngo agera ahantu ni ririya jambo narivuze yo kwirinda, ririmba kariya karirimba ngo nubwo nawe isezerano na Yesu ngo atazasiga, nawe isezerano na Yesu ngo atazasiga, nubwo yabitindije na Yesu atazasiga.
yesu ko atazasiga nubwo yabitindije kwari kugira ngo ituremere amashimwe yuzuye nubwo yabitindije kwari kugira ngo ituremere amashimwe yuzuye nubwo yabitindije kwari kugira ngo ituremere amashimwe nubwo yabitindije kwari kugira ngo ituremere nubwo yabitindije kwari kugira ngo ituremere nubwo yabitindije kwari kugira ngo ituremere ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yosefu tukuzwa yesu agera ahantu abo muja bagera ahantu muka Potifari. Yosefu ngo yari afite uburanga bwuzuye, ngo yari mwiza, kandi ngo yari afite igikundiro cyose cy'ubumana, ngo yari afite igikundiro cyiza, yari umusore mwiza wamenye kwiteganyiriza ubuzima bwiwe bw'ejo. Nyirabuja ngo amukubite amaso, ngo aramwifuza we, aramwifuza kugeza igihe yamubwiye ngo bajyamane na nyirabuja. Yosefu ngo yamamubwira ngo izina rya data namenye, ngo turi impanguriye kugukoraho. Data yampaye ibindi bintu byose, ngo ariko icyo yanyuma icyo nabikiye mu mutima waje, reka impangurire gusambana. Ukirinda ubwawe, ukirinda umubiri wawe, ukarinda ubusara bwawe, ukarinda n'icyo Imana yakugize ko patiri, ukarinda icyo Imana yakugize cyo, ukarinda icyo Imana yakugize cyo. Yosefu kugeza igihe ngo nyirabuja ngo yafashe umwitero, ngo yambura ikote ararimusigira, ngo aramubwira ngo jewe naririze ubwanje ndinda cyatumye Imana yatindije Yosefu, kandi yari afite isezerano. Hari icyo Imana yamuvuzeho, ngo kwari kugira ngo turemere amashimwe yuzuye. N'uyu mugoroba tuvuga Yosefu, Bibiliya ijambo ry'Imana zaravuga ngo kize gituma ngo abakera bakomeje uko kwizera, ngo nuko ngo abakera bari bagufite, ngo kandi nicyo kiza gituma ngo n'ubu ngubu ngo twatubahana, cyangwa gituma twizihiza tuvuga amakuru ya Yosefu, nuko yakomeje ubusore bwiwe, nuko yirinze, arinda icyo Imana yamugize cyo, arinda ubuzima bwe, arinda ubugingo bwe. Kizakituma ubu musore w'ejo ni ukwirinda. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Irindi jambo ukarinda n'agakiza. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo ukomeze icyo wahawe, ngo hatagira uwakikwaka. Hari abantu bari maso haze, hari abantu bari maso, ingabo za Satani ziri maso, ngo nuhumaguza gusa, nuhumaguza ikwaka ingabire yawe wahawe, nuhumaguza ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu ni uguhora turi maso, tukarinda agakiza twahawe, tukarinda ubugingo bwacu, kugira ngo tube aba bazabejo mu busana bwacu. Imana ikazadushima, n'imiryango ikazadushima, n'ubuzima bwacu bukagira agaciro imbere y'Imana. Semeni haleluya. amen Semeni haleluya. haleluya. Nini jambo tugiye kurangirizaho ngo kizatuma ugira ibanga, aho kugira ngo uzabe umusore mwiza, ngo ni uguhesha agaciro igihe cyawe. Amen. Kizatuma uba umusore mwiza ni uguhesha igihe cyawe agaciro, ni uguhesha agaciro igihe cyawe. Igihe turimo ntabwo ari ukwigira uko dushaka, ntabwo ari uko dushaka, ariko igihe cyacu tugomba kugihesha agaciro. Iminsi yacu tigapfa ubusa, ubuzima bwacu ntibugapfa ubusa, imyaka Imana yaduhaye kuba mu isi tigapfa ubusa, ubuzima bwacu igihe cyacu tukagihesha agaciro, igihe cyacu tukagihesha agaciro, tukagihesha agaciro. Yosefu yahesheje
igihe kiba agaciro agwana n'isi agwana n'umubiri agwana na satani agwana n'uwari ugiye kumwambura agaciro yari afite ariko yahagaze ku cyo Imana yamugize atyo nukenera kuba umusore w'ejo ni ukubaza ugahindura imitekerereze yawe gusa imitekerereze yawe ukayihindura ibyiza byawe by'ejo biri muri wewe ntibiri muri bene wanyu muri baba muvukana bashiki babo cyangwa basaza babo cyangwa bakuru babo buri muri wowe gusa wewe wanyina wewe wanyina amahitamo yawe wewe wanyina kizatuma uba uwejo wewe wenyine ibyiza byawe biri muri wowe isezerano ryawe riri muri wowe guhesha agaciro ubuzima bwawe n'igihe cyawe biri muri wowe wenyine ijambo ry'Imana ridufashe nawe isezerano na Yesu ko atazasiga 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 nubwo yabitindije kwari ukugira ngo turemere amashimwe yuzuye we nubwo yabitindije kwari ukugira ngo turemere amashimwe yuzuye no mu mwijima ndareba umuco we kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umuco kubimenya nibwo buzima kubimenya nibwo buzima kubimenya nibwo buzima baba we kubimenya nibwo buzima kubimenya nibwo buzima kumanywa ndaririmba ijoro rirarateba rumarugoba
asifiwe. Ndiyo. Twongere ijambo ry'Imana amashyi menshi. Twongere ijambo ry'Imana amashyi menshi. Haleluya.